Uyu n'umusi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga, tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mw'ijuru, kuva kera washingiye Adamu na Eva, ngwino uyobora ubukwe. Umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Urukundo mufitanye rukomeze gukura, amanywa n'ijoro, niyo mpano tubasabiye. Mufatanye byose, musangire byose, murajye musenga, natwe tuzabazirikana. Umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha aba bombi
umwanya mu bakire. Protokole bayobowe na korodinateri bakomeze badufashe bereke abashyitsi bacu ibyicaro byiza bibakwiriye, hanyuma natwe twizihirwe tubakire rwose nk'uko tubisanganywe iwacu. Ni umuco twatojwe kuva kera na kare. Dutarame neza kandi tuze gucura inganji. Urakoze ubwo unyumvisha uri imfura cyane, usa na so wakwibarutse. Basangwa basangira ngendo dusangiye isano muri iki gitaramo, mwese dutaramanye Kristo Yesu akuzwe. Bashitsi bahire muje mutugana, ndabaramukije umwaka musha muhire. Muraho neza, tubahaye ikaze, muze murisanga kuko mudusanze kandi twabitegereje, dusanga tugenderewe n'imfura, muri imfura cyane. Mubyeyi mwiza rero, ndavuga umubyeyi utubereye ku ruhembe, mubyeyi Yohani Damascene Mwambutsa. Ni umubyeyi uyu munsi watoranijwe ashyirwa ku ruhembe muri urugo rw'umubyeyi Ndiramiye Leonard, kubera ko umuryango wacu tugira ibyiciri, hanyuma tugatoranya tukavuga tuti uyu munsi ni wowe uzaduhagararira. Uyu munsi rero umubyeyi Mwambutsa Yohani Damascene yashyizwe ku ruhembe ahagararira umuryango kugira ngo atwakirire abaje batugana. Ariko nanone muri iki gitaramo mudusanzemo ntabwo dutarama nk'abatagira Imana, ahubwo iyo twagize igitaramo nk'iki tukagira abashyitsi nk'amwe b'imfura baje batugana, dutarama tubanje gutabaza uhoraho nyir'impuhwe zahebuje, tugatarama turagiwe nawe, twatabaje ngo aduhereho mutagatifu atwiyoborere. Munyemerere mbere yuko dutangira igitaramo ngo tuze gutarama neza ducura inganji, mwese tujye juru tubanze twiragize rugira udohora hafi, yaduha inshuti nk'izi, abashyitsi nk'aba bakadasohoka, tugahora tumuhimbaza. Ngaho mujye juru dushima Imana. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibisha, n'isi izabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Turagushimiye Nyagasani Imana ihoraho, tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe kuva mu gitondo kugeza kuri iyi saha, turi bazima twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana Nyagasani, muri urugo rwacu tugushimiye ko uduhaye abashyitsi baje batugana, badusanze barisanga kuko duhari. Nyagasani, turakwinginze ngo ubwo tugiye gutaramana nabo bakaba badusanze turi bazima, nabo bakashika bose ari bazima, uhabwe icyubahiro. Nyir'impuhwe zahebuje, turakwinginze uze utaramane natwe, utwoherereze Roho wawe byose bibe bisha. Nyagasani, wabanye natwe uraturinda, nabo urabarinda, ariko igitaramo twarimo turakwinginze, icyifuzo dufite nuko nabo bafite ikindi cyifuzo, uze kubihuza bibe bimwe, hanyuma niduhuriza hamwe ibyifuzo byacu tuze gushima izina ryawe. Nyagasani, dusabiye ibiravugirwa ahangaha byose, ari amagambo arahavugirwa, abaza kuyavuga bayoborwe nawe. Nyagasani, dusabiye ibyahateguriwe byose, ibyo kunywa, ibyo kurya, ngo byezwe nawe kuko byateguwe n'amaboko yanduye. Nyagasani, nanone igihe turaba twishimye tubisangira, twese uduhe kuzirikana ko hari abatabibonye kubera impamvu zinyuranye. Nyagasani, buri wese muhe kuzirikana ku batishoboye, imfubyi, abapfakazi, abakene, indushi,
abari mu mazu y'imbohe n'abari mu mavuriro bose bakeneye ibyishimo byawe. Twese uko duhuriye hano nuduha kubizirikana, ukaduha kwifuza kuzishimana n'abo ngabo, twese tuzashima izina ryawe. Ntabwo twakugondoza, ahubwo ibyo dukeneye n'ibyo dushaka urabizi, urabisobanukiwe. Niyo mpamvu tukwinginze ngo ibibera ahangaha byose n'ibyo dukeneye byose byatugirira akamaro, bikaguhisha icubahiro, biduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umusaza Leopold nza kuvuga nti ni muza kuvunya ihobe, mukavunya ihobe umusaza Gumiriza Leopold, ndetse mukamutumira muri iki gitaramo tugatarama neza, tugacura inganji, turaza kuba tubagiriyeho umugisha. Ariko nanone ntimumutumire muri iki gitaramo gusa, ahubwo mumutumire no ku gicuma tuza gusangira, dusangire tudasaranganya nk'uko tubisanganwe iwacu. Ndagira ngo utwemerere muri aka kanya utwakirira abaje batugana, baberewe ku isonga n'umubyeyi Gumiriza Leopold. Turabakiriye hano mu rugo rwa Ndiramiye, mwicare mugwe neza, nta kiguzi hano, ibintu byose birahari. Urakoze cyane Damascene, reka nsabe umuryango wanje nawe wishimire ko mutwakiriye. Ntabwo turi kwakira mu magambo hano kwa Ndiramiye. Ndabizi rwose ubundi hano mu muryango wanyu mufite umutima mwiza wo kwakira abaje babagana. Karasembuye ntagasembuwe, mwihangane, murahishiwe. Oya ndabyumva rwose, murahishiwe, mwihangane. Kangaza kandi iyi ni inkangaza itajikanga imitima y'abizera. Murakoze rwose. Arambwiye ati buri wese uri ahangaha, ati ntabwo nkwakiriye wenyine, n'abo mwazanye babanyuremo ariko be kubanyuza mu ijisho, ahubwo babakire. Sendejya wa Mutarambirwa, Mutarambirwa wa Ntama, Ntama wa Ndamira, wa Rigeri rya Ntimumurezi, wa Nyacishura ca Ndabaruta, Ndabaruta wa Makangaraza, Makangaraza wa Burora warebaga impungu n'inyoni zigahera mu kirere. Muri uyu mwanya rero, mu izina ry'umuryango wa Kavano Jean Baptiste, ubu kuri uyu munsi ndi umuhungu w'abarihira babaranira, kandi mu by'ukuri ndi umurihira, kandi niwe wese singuranwa batatu cyangwa batanu baturutse mu wundi mutwe, nta nubwo nerekeza umugongo urugamba rwerekeranye. Kuri uyu munsi rero mwambutsa, ubundi byabaye ngombwa yuko uyu munsi uba ngaruka mwaka hano mu muryango wanyu, aho mukora igitaramo mwishimira ibyiza mwagezeho. Njye n'umuryango wanjye ubutumire twarabubonye, kandi anariyo mpamvu utubona ahangaha. Muri iki gitaramo rero twaje kwifatanya nawe. Reka mpamagare ya ntore yanjye, ya yindi yatoranyijwe itajorwa, itari ntoragura amayogi, kugira ngo nyamuneka bazane intwererano twifatanye muri iki gitaramo. Urakoze nyakubahwa Paul. Dativa ibintu igira imbere byava iwawe bije kwa Ndiramiye ngo tunanirwe kubyakira. Iyo ntwererano turayakiriye, ntibazane dusangire. Mwambutsa rero muri iki gitaramo k'umuryango mugari twabimenye, reka tubagezeho iyi ntwererano maze dukomeze dutaramane. Murakoze cyane nyakubahwa Paul. Intwererano nzaniye, ndagira ngo mpamagare wa mufasha urimo kudufasha aze intwererano ayishyire mu zindi, maze ahasigaye dukomeze kuganira, tuganira dutarama hamwe n'umuryango wa Ndiramiye. Murakoze cyane. Data ati nawe ntabwo iyi ngiyi bwo yisabiraho ijambo, ati urubanza rwiza ni ukuri yisogongera,
ati reka mbanze nyisogongere mbanze numve ko ikwiye ijambo nanjye nti reka mafashe nyikureho urukoma ndi mwene Petero. murakoze cyane. ubundi mwambutsa uko tubona ubundi hariya mu Gihora tuhafite umurima tuhingamo rero amasaka y'amasaka y'amahore mu minsi yashize nahanyuze bari gutema amahoro. Reka rero uze wumve urasanga ayo masaka ubundi ntari ayo mu ndego yemwe si n'amavungano ahubwo urumva ari amabando gusa. Yego murakoze raporo kandi murayisanganwe ndabizi nzi ko musanzwe mwenga ingingo yanyu ndayizi nta mpamvu yo gutekeranya. Arakoze cyane nyakubahwa raporo udusangije ku masaka nagira ngo umuryango wandiramiye mumfashe tumuha amashyi n'impundu. Soma mwambo wayisogongeye se soma bumve wabanza ukayisogongera ukumva ko ijambo irengetse hanyuma nakongeraho iraryoshye ni amasha rwose urafatanya kwa mwambo uri kumva iyi nzoga kuko ijambo murakoze cyane ijambo nta mpamvu yo gufata kuri ijambo kingiye kuri inzoga ukuntu iryoshye nagiraga rero ngo uje kuba wicaye uruhuke gatoya noneho turi buze hano umwanya ijambo wansabye nze kubigusubiza. Ntabwo rero tuvuye kure mwambutsa kuko bavuga ko kure ari mu nda ahubwo duturutse ku mpinga y'umusozi mwiza wa Kareba. Ubundi iyo bavuze umusozi wa Kareba bavuga yuko Kareba yari ya Ntezirembo. Iyo rero umanutse gatoya ugera kuri tero ya Bugigi wamanuka gato ukagera Rwambogo y'Amabumba wazamuka ukagera kuri Kanganwa y'Abakungu aho ngaho niho duturutse. Nyakubahwa rero ko abantu hose narahagenze nubwo ntazi neza ariko inzira ukumbwira zose nazinyuzemo ndahazi. Urakoze cyane rero ubundi iwacu dukorera mu masibo ubundi iriya sibo yicaye hariya tubarizwa mu isibo ya 9 y'Abesamihigo. Mwambutsa rero reka nidagadure mwampaye uburenganzira urabizi yuko mu minsi yashize ubwo hari ku manywa y'abashotsi inka zishoka ndavuga amahingura mbese ku izuba rya kibera inka inyana zisubi twaje tubasaba irembo ryinjira inka rigasohoka abageni mwarariduhaye. Kuri uyu munsi rero ubwo twakoze urugendo kandi turacari mu rugendo aho tuja turahazi tugomba kugira ishaka ryo kuhashika ibyiza tukabikunda ikibi tukagira akato kandi tukirinda amatage atuma tutaje inama. Ngo wakibyariye rero ndikabura umunsi mwambutsa dufite umuhungu dore ko twagize umugisha wo kubyara tubyara hungu na kobwa. Umuhungu rero twibarutse ati dawe wambyaye murabizi yuko ngeze ku myaka y'ubukure ubundi murabona yuko ndi umwe kandi nzaba 2 kandi bazaba 3. Ati rero ndagira ngo nanjye ngere ikirenge mu cyanyu. Nge rero n'umuryango mugari kuri uyu munsi twaje tubasaba umugeni uze kandi ageze igihe cyo kugira ngo nawe ashinge urugo ariko nk'uko bivuze hano mu rugo rwa Nyiramire dufite abakobwa benshi. Niba umuhungu wawe yaba ari bugufi kandi ijambo twatse kugira ngo usare mwiza nyemerera gatoya mubaze reka mbaze Leopold aratubwiye ati yifuje gushinga uwe muhana kuko ageze mu kigero cyo gushinga urwe rugo. Ati ndambiwe imfuruka nshaka uwamfubika. Ati ndambiwe ikirambi cya data
ati ndambiwe sasa sasura mu kirambi cya data, ati ndashaka gushinga urwanjye. Ese uwo muhungu ko yashimye iwacu ko tugira abageni benshi, yashimye nde? Tugira abakobwa benshi mu rugo rwa Ndiramiye, ni uwuhe mugeni yaba yarashimye? Urakoze musangiza w'amagambo. Urakoze cyane. Ubundi yambwiye nk'umubyeyi ati wa wundi nashimye ntasa n'abanone bamazwe no gushimika, nta n'ishinya bigirira, ntasa n'abanone bamazwe n'indoto, nta n'indoro bigirira. Uwo yashimye rero ni umwari uhebuje witwa Uwiduhaye Josiane. Ereka ubu ndeba njye na data muri uru rugo turangana, imfura na se barangana, uri imfura cyane kandi turagushimye ko waje utugana. Ibyo byose Imana yaduhaye, ukaba utushizemo ikindi gitekerezo, ariko nanone twumva ntabwo cyaba kibi, ariko nanone uratuvangiye. Ese nanone tucyakire cyangwa dukomeze ibyo twarimo? Urakoze cyane musangiza w'amagambo. Ndagira ngo icyifuzo cya Leopold tucyakire, nuko nyuma yaho abaruhutse twongere tubanze dusome ibindi turakomeza. Urakoze cyane mubyeyi mwiza, ngaho ubwo umwemereye ko tucyakira. Ese reka nkubaze Leopold, bariya bantu mwagendanye? Umuhungu wanjye ntabwo twagendanye. Ndakubaza, aba bantu bose muri kumwe? Yego. Ese icyifuzo wabajije ahari bacyumvise? Muryango mugari, reka mbasabe maze mugaragaze yuko icyifuzo cyanjye n'izina ryanyu mwacyumvishe. Ubu se igisubizo data yaraguhaye ko twakiriye icyifuzo cyawe? Urakoze cyane. Ni umuziranenge, ni imfura, ni umukobwa mwiza, muzamufate neza, kandi nawe ndiyenda kuba inyuza, nuko nzi ndabyemeye n'imiryango twese. Amashi. By'umwihariko nyirasenge, muzehe rero nshuti nk'amaguru, bashimire kandi nshimira ababyeyi, nshimira nyirasenge wowe wamugiriye inama. Murakoze cyane. Nanze ndagira ngo nyakubahwa Leopold butumikire ubutumwa bugeze kuri nyirasenge, nyuma yaho nawe ari buze kugira irindi jambo ari bugusubiza. Turakoze cyane. None mu izina ry'umuryango, ngewe aho mbona ndi umwana mukuru muri uyu muryango, nkaba imfura muri uru rugo. Nitwa Nsengimana Fokasi ya Sebagabo ba Munyakaragwe ka Nyamubi, bansekuye barutambuka rwa Karerangabo, Karerangabo ka Ruvuta, Ruvuta rwa Bariyanga ba Gihoza, Gihoza cya Bujoni, Bujoni bwa Kagorogoro, Kagorogoro ka Nyamukika, Nyamukika akaba wa Kanaga, ka Gacaba wa Nyirarucaba, ndo mucaba ku mutwe, ndi imfura cyane. Hanyuma nagira nkubaze mu izina rya data, umwana Alphonse waje usabira umugeni muri iki gitaramo, mwaba mwazanye? Urakoze cyane musangiza, n'ubundi niba uhara nk'akara habaye hafi. Nakekaga ko mwaba muri kumwe mwazanye muri iki gitaramo, hakabaho kumviriza ibiganiro ugirana na data, ariko ubwo mutazanye, data yarambwiye ati oya rwose uwo mwana ntabwo imfura abana iyo tubakeneye turabaha. Arambwiye ati rero nk'umukwe wakoye zigashimwa, none wanyemerera tukagukosha niba waje witeguye, hanyuma Alphonse tukaza kukubwira ibikurikira. Ndaza kukubwira amazina yazo, dore ko ntavuga amabara yazo nk'uwakoze ibara. Ngaho rero reka nsabe data bagukoshe. Ntabwo muri aborozi muri abatunzi, ukaza atari umujogojogo aho uri umugore, izo ziraza iby'umukobwa wacu. Murakoze.
urakoze cyane. Zirakenurwa, iz'iwacu zirakenurwa. Inshuti yanjye rero, ubundi nk'uko nakubwiye ngo izo dutunze ntabwo nza kuzivuga amabara nk'uko zibara, ahubwo ndaza kuzivuga amazina yazo. Reka nsabe rero igera hino maze unzanire ibyo bikoresho, dore ko iz'iwacu zikenurwa. Damascene rero igira imbere nk'uko babivuze, agasozi kazamutse inka kamanuka abageni. nabonye nyakubahwa Made in Rwanda, nayibonye. ntabwo tuje twihangika. Nibyo iyo ni imashini rero ihingira izo dutunze ubwatsi, tukagera nanone ahangaha imashini ikata ubwatsi bw'inka. Wayibonye? nayibonye nyakubahwa. Irebe rwose. Iyi rero ntabwo yikoresha, ahubwo irakoreshwa. baza bagira batya. Murakoze cyane. Nanone rero mwambutsa hano tuhafite, kuko nakubwiye ngo twaje y'abashotsi, inka zishoka, ndavuga amahingura ku izuba rya kibera inka igenda zisubizwa. Iki ni ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro rwose. Inka zinyweramo amazi zishokeramo. Yego. Nanone rero uretse gato raporo, ndakumva. iki ni ikibumbiro. Yego. Iki kibumbiro se ni icya kijyambere? Iki se? Ni icya kijyambere. Icyo ngicyo ntabwo ari icya kavano. Kera gisubiza yibwire kavano, dushaka ikibumbiro cya kavano. Ikibumbiro cy'umuryango. Oya, byaturutse kwa kijambere rero nanone ntabwo tubyakira iwacu. Ni ikibumbiro mbese nimutuzanira ibya kijyambere, ko dushaka umwimerere wa kavano. Jean Baptiste, reka tucyakire. Icyo rwose kivuye mu muryango, kandi umuryango urakoze cyane. Hanyuma rero dufite hano n'igicuba. Ngiki iki gicuba rero ubundi hari uburyo kija gikoreshwa. nabwo turaza kubireba. Hanyuma se iki gicuba ni isugi ubundi cyangwa mwaracanguye? Iki gicuba ni isugi. Ubundi iki gicuba ni isugi. Tugiye kwerekana rero uburyo gikoresha. Ni nge nawe se cyangwa iwanyu zivomerera abagore? Oya rwose, ni abagore bazidahira? Oya rwose, ubundi ndaza kubikwereka. nuko ati nta mugore wa nyayo keretse umushoro wacu amashyi. nuko Focus, urakoze cyane. Urakoze cyane muze rero mwambutsa. Ubwo twavuye mu mpera z'umwaka tugera mu ntangiriro z'umwaka, ubundi iki ni chance nanone nkakiguhereza. Njye n'umuryango wanjye mbifuriza umwaka mushya muhire twinjiyemo, mvuga nti uyu mwaka uzababere uw'inkoni n'inkuyo, ibicaniro n'imitavu, ayera akanavuzwa, ibicuba, imitozo, imitako n'ibibondo byo gukamirwa zidateka. Nyamuneka mwakire. Urakoze nyakubahwa Leopold. Nanjye mu buryo bwo kwishima, iwawe ntakabure abasore, ntakabure inka, hazahore abageni, abasore n'inka. Urakoze cyane. Murakoze. Yari yambaye ishati ya returuso, yari yambaye
uramuramutse neza umwubahirize niwe mwamaranye impeta. Urakoze cyane mukirigitananga mfura ya data nyagukamirwa izidateye kuri mfura cyane. Hanyuma kandi uze kunyemerera nagiye umukwe wa kwezi gashimwa kugira ngo tuze kumumenyera ibyicaro bimariya hepfo muri Matimbiri, ahubwo ajye yicazwa akwiriye kukicara abami. Hanyuma se mubyeyi mwiza, rero duhinga amasaka ariko iwanyu mwe murayahinga, ubanza bibeshe bakagira ngo iwacu turayejeje. Nagira ngo banze usobanurire muri aka kanya iby'ibi bibando, hanyuma ninza kubona umukwe mwereke ibyicaro bimukwiriye. Kagira Imana. urakoze cyane. Ari kumwe n'ibyegera ahubwo byitwaje inshyimbo, niko bimeze. Ngaho reka nsabe noneho Alphonse anyige intambwe imwe, iya kabiri, iya gatatu, yegera imbere ndamubwira icyo gukora. Aho rwose aho. Ngaho noneho birinde kurebe uyu muryango. Nguyu umukwe wacu wa Kwezi irashimwa. Hanyuma ongera uhindukire urebe uriya muryango. Zamura ikiganza uti muryango wanjye muraho. Nuko hanyuma rero ubu ngubu muri aka kanya wazamuwe mu ntera, ndavuga mu muryango wacu, mu rugo rwa Ndiramiye wabaye afande. Urakomeye cyane. Ubu ndagira ngo muri aka kanya uwo wumva agomba kukwicara hambavu iruhande, agomba kukuba hafi iteka, agomba kujya anategura aho ugomba kwicara, arabanza akabakabe arebe ko aho wicaye ariho. Ngaho mutunga inkono umubwire uti ngwino wicara aha ngaha. Wazamuwe mu ntera, ngaho nawe genda wicare hariya. Mwese muri abasore, ubwo niba nta mugabo ubarimo mwese muragira gutya kugira ngo tubibone. Nuko hanyuma rero ahangaha ndagira ngo mbabaze akabazo kamwe, wenda kureba ngasanga ufite uruhara hari umupadiri twigeze kugira wari ufite uruhara nk'urwo ngurwo. Utuye muri paruwasi ya Kampanga ya Busogo, ariko Busogo na Kampanga zirateganye. Umupadiri wagiraga uruhara nk'urwo ngurwo wabaye hano i Kampanga, ko yakoreraga Kampanga na Busogo, yitwaga nde? Byakunaniye ubwo ngubwo cangaho. Reka nkubwira Rufo, rwose byamunaniye, cangaha wigendere. Ushaka aho wicara muri rwa ruhande, nyura aho ngaho igendere. Hanyuma ndakureba ngasanga wiyogoshesheje nk'abasitari b'iki gihe. Hanyuma se ko nkureba ngasanga waba amasomo y'umubiri urayazi. Bakoze cyane. Hanyuma buriya hari umugabo witwa Yosefu, akaba umugabo wa Mariya. Iyo dusomye muri Bibiliya, uriya mugabo uri umukatolike? Yego. Hari ihuriro tugira ry'abakozi gatolika ryiragije uwo mugabo Yosefu, akaba urugero rw'abakozi, yari umubaji. None ko yari umubaji, bamagofero ko tuzi ko bakorera hariya mu Gakiriro, we yakoreraga mu yihatoriye. Igendere kaniyizire hano. Bose uraho neza? Ni amahoro? Baribona usa n'umuntu wakora mu bukerarugendo. Iyo ndwara yatumye ibintu byose bisa n'ibihagaze. Abantu bakora mu bukerarugendo tugira ikibazo. Iyo ndwara yitwaga ngo iki? Genda wiyicarire, ntabwo wayitsinda. Hanyuma we nakubonye, ni mwebwe Kristo yazakoze.
nuko wenda kubonye rero nsanga usa n'umuntu ukunda kunywa inzoga kandi nibyo ntumpakanire. Bosi wa Bralirwa yitwa nde? Igendere kangaruka ahangaha. None uraho neza? Uriya mugabo akuriwe n'umugabo hariya waje tugana, aratubwira ati muri uru rugo ndashakamo umugeni. Uwo mugeni yitwa nde? Ni umwana wa kangahe muri uyu muryango? Igendere. Urasore ufite n'inyinya wa? Uziko turasa no guhera, ariko niba uzi kwitegereza isura yanjye yo wayibonye ahangaha ko mbere yuko ntangiza igitaramo nibwiye abaraha bose nitwa nde? Ngaho genda nawe ushaka aho wicare. Bangwa namwe basangira ngendo dusangiye isano muri iki gitaramo. Tumaze kubona umukwe wa Koyezi Irashimwa, twamwakiriye, tumaze kumwicaza mu twicara abami aho azajya yicara, hanyuma agafata n'umwanya w'ijambo muri iki gitaramo. Igihe cyose dufite igitaramo azajya kigira mu mwanya. Ni umukwe ya Koyezi Irashimwa, turamwakiriye. Hanyuma rero abaraha mwese nongere mbabwire nti mwicare mugwe neza, mugubwe neza. Hanyuma data n'abaje bakugana mwicare mugwe neza, dusangire tudasaranganya nk'uko tubisanganwe iwacu. Hanyuma reka nibwirire umukwe wacu, nyemerera uhina uruti, hanyuma ucungura amavi, uhina inkokora, hanyuma wicare kuri ako kwicara abami ugubwe neza. Reka dutarame neza rero, ducure inganji. Ibyo twe twari dukeneye twabibonye, hanyuma dutarame. Urakoze cyane musangiza mwiza w'amagambo. Muzehe Mwambutse, twahuye dutuje kandi duhujwe n'abo twibarutse. Bigaragara rero yuko nge nawe ubu ngubu dusangiye amazire. Iwacu tuzira icyaha ntituzira ijuru. Reka rero ngusabe nanjye umuhamagarire uwo naje ngusaba. Nyakubahwa Leopold, ibintu byose biragenda neza, ibirimo Imana byose birashoboka. Tuza wicare, ahasigaye nanjye ngiye gukora ibishoboka byose mu kanya uri buze kubona. Urakoze cyane, ariko sinatuza ntamubonye. Hanyuma kandi ndagira ngo mbwire Leopold ko hari isibo ya mbere ibanje kuza. Isibo ya mbere ni iy'abageni beza mwasabye. Hanyuma mbwire abangaba mwegere inyuma, baza kwegera inyuma.
kubangamira abanyamakuru b'umwuga hanyuma musabe Selalu mencari kenangan. DJ Arifa. Yes, aku bertanya. Dan kemudian bisa saya berjangkau, nk'uko bari mubonye babarateze natubutse bari bumviye ko mushiki wanjye akenewe muri iki gitaramo nasohoje ubutumwa rero sinakade nagira ngo muri aka kanya babwire ko mushiki wanjye yageze muri iki gitaramo hanyuma kandi muze kugira muti bari hano ko ndi kubona se wagira ngo gukanga kwangiza no kwangana azaramba kandi murakoze cyane umubyeyi wacu murakoze kandi kugira ngo muri uyu mwanya yisubirire mu byicaro mucumura amavi hanyuma muhine amavi muhine uruti hanyuma mwinywera inzoga ibindi mu buryo bubiri nagira ngo nsabe ari wapanze ikosho bikagenda neza ahagurutse Alphonse ise yaje gutakira agafoto bukenewe umubase utuma mwonge inkokora tumurema amahoro ashaka uyu mwari mwiza wamwaje umwanda uretse Alphonse asiga aririmbishije aba basore ubona ni abasore b'ibigango ni abasore b'ibisigira ni abasore baririmbye birakomera uyu munsi uraryinjiye ko winjiye mu mukwe kubera ko ise yaryinjije inka aba basore urabagira uti usigaye nta mwanya uriya mukobwa ngo ntibamurekura mutaravugana ati ndaje nanjye mbarabirasha ariko mwakomeje mukamufata se ko mufite ubwoba ati ndaje mbarabire mbarebere ko bashimire ko mwaririnze koko abo bafumbatije akantu arababwira ati sha ati mwarakoze cyane mwarakoze kuririnda atasigaye ngaho nimukibirane nsigare nganira na mushiki wanyu njye napoye ndi umukwe ngaho mukimirane mujye kure nshaka iyo mwicara umwari mwiza mugenewe umwari mwiza nuko abadashima babashimire nuko ashaka nuko umukobwa wese igashima akariye ashaka nakubwira iki nuko kera mugore mwiza ariko aya mafoto nkayakunda muri guseka we mana nziza nagize umugisha njyewe mani nyihera inyanya buriya mpora nyanitse niyo mpamvu nkunda guseka museka aya mafoto azabe meza mwamfurama muri mfura cyane nuko atakira akakarabo k'iroza n'akarabo nakugeneye kazajya gahumura maze kumva impumuro yanjye ukishima nuko Pare, egera gato. Ni muri salo. Urabona hari akamete please. Murebe hano mwese. Ati murebe hano nyine bafatiye ifoto. Ifoto itazibagirana. Yabaye. Impeta. Uti nzakubyariraho umusa nawe gusubiza ati maze ubaheke mu Kebwamanzi
kandi ururabo rwatewe ku mugezi rugakira izuba ry'umuseso, rugakira imvura y'amanywa y'ihango, uti nzabarera neza kandi nzabakuza, uti tuzabana iteka. Hanyuma nsabe Fidele ahaguruke aze yakira impano. Alphonse yantumye ngo nta magambo afite yo kukubwira kuri uyu munsi, ngo ariko aragushimira bikuye ku mutima, ngo aragushimira by'umwihariko kuba waramubyariye umugore uyu munsi akaba yiswe umugabo kubera wowe. Ati uyu mubyeyi ntacyo munganya, ntacyo nabona namushimira, ntacyo nabona namuha uretse kumusabira Imana nyir'ubuntu budashira ngo izamuhe umugisha, akomeze mu zabukuru azasaze neza. Ati ntacyo nabona nagushimira, ati atumye nitwa umugabo. Nayo magambo yantumye ngo nkubwire, ariko Alphonse ngaragushimira by'umwihariko ngo mwarakoze cyane, kagira Imana. Nuko mubyeyi. Hanyuma Fidele mubyeyi mugihagaze aho mutarajya kure, reka Fidele nawe abanze yakira impano. Impano ya Fidele. Alphonse ati Fidele mubyeyi mwiza, ati ahangaha ndagushimira kuko uri umubyeyi mwiza, ati ahangaha ungana so wakubyaye, ati ariko ndagushimira ko umubyeyi mwiza yambyariye umugore, ati uyu munsi nkaba mwegukanye mu bandi bose, nkaba niswe umugabo. Hanyuma kandi nguhaye ishimbo uzajya wishumba igihe ugiye mu masho yawe, ni amasho wagabiwe na so wakubyaye, ariko nanjye akamenya akambyarira umugore. Ati ndabishimiye cyane. Hanyuma kandi ndaza gusaba nanone abafite impano muze kuzitanga mu buryo bukwiye, kuzikurikiranya mu buryo bukwiye, sibyo? Hanyuma murebe, ndagira ngo nsabe na mama nakore kuri iyo nkoni, iyo nshimbo rwose ayikoreho, ni iy'amasho, ni ikimenyetso cyiza cy'amasho yandiramiye, ahagarariwe uyu munsi na Fidele mpuye nabo. Akira iyo nshimbo. Hanyuma kandi hari impano nziza yateguwe na Alphonse igenewe mama wa Fidele. Hanyuma icyo giseke rwose bakimuhereze, mufate iyo foto, hanyuma utagiye kure nawe ubegere. Hanyuma bati iki ni igiseke, harimo ibanga. Alphonse aracyambwira ati mbwirira mabukwe rwose ko ari impano nziza namuteguriye, kandi kirapfundikiye, napfundura arasangamo ibanga rikomeye, bimushimira ko yambyariye umugore. Mwarakoze cyane babyeyi rwose. Alphonse ngaragushimira ko wakomeje kuba umubyeyi mwiza, ugahagarara mu kigwi cya so. Uyu munsi akaba agufata, ntabwo agufata nka muramuwe, ahubwo uri sebukwe. Hanyuma mufate iyo foto nanone, iyo foto muyifate. Hanyuma reba hano. birumvikana ni impano y'umuryango. Karamira ntabwo agenda wenyine. Ati reka mbanze mbaramutse mbaho umugisha wa kibyeyi bana banjye. Icyo ni ukuri kandi ni ubupfura, ni n'umucyo. Hanyuma mwakira iyo mpano. Nyirabyiruka yegera imbere, nyirabyiruka ze. Birumvikana ni nyirasenge wa Josiane. Nyirabyiruka, nyirabyirukira.
hano. Dusaba Imana Gogansi birumvikana ni Mare Mukandekezi hanyuma haraza kuza Mukaferesi nka Nyirasenge haze Mvuke nawe ni nyirarume ufite impano ya Mvuke barakoze cyane barakoze ukomeje ati ntabwo nahangara uruhanga rwa data bukwe kirazira ati nyemerera Alphonse umfashe iyi ni impano nziza ni isinde nageneye data bukwe azajya yitera cyangwa se igihe imvura ishotse agiye mu masho ye azajye ayitera hanyuma imukinga imvura ndetse no ku kazuba kakandi k'agasusuruko azajya yitera hanyuma imukinga izuba. Mubyeyi baragushimira cyane ko wamubyariye umugabo. Hanyuma kandi ati hari impano nziza y'inshimbo nawe kugeneye kuri uyu munsi ni inshimbo nziza uzajya wicumba dore ugeze mu zabukuru hanyuma n'igihe ugiye mu masho yawe uzajya uyicumba uyitwaze hanyuma ugeze n'ahamanuka n'ahazamuka uzajye uyicumba. Kagira Imana. Ati umubyeyi mwiza ndacyakomeza kugusingiza kandi nzagusingiza nzakomeza nkubahe nk'umubyeyi mwiza wambyariye umugabo. Ati nanone rebano hanyuma haze Nyirabasa hanyuma haze rebano Doroteya abahaguruka turi ku ruhande rw'umuhungu wirangara hanyuma haze Beatrice ni kubw'Imana wa Joseph Papa na Melissa Papa Kana responsable officiel Ahami Pilota Papa Bombo Papa Robi Mara bres Guru kurangara bana Bisa bayaba chatimbe Zali bombo shuta hanyuma haze Habuka n'abandi mwese mufite impano mwateguriye abageni bacu ndavuga Josiane na Alphonse muzite nabageneye impano nimwakire kandi impano ni impano y'urukundo nanjye ndabakunda nk'umubyeyi wakoze cyane umubyeyi
komeje gutanga impano ati nanjye mbikuye ku mutima mbahaye n'umugisha wa kibyeyi. Kubera ati mushiki wanjye nawe muramu wanjye ati urugo ruhire ati kandi mukomeze mu rushinge rukomere ruzaba urugo ruzira icyanzu nuko rwose impano itangwe. Turabizi neza mu muco wacu mu muco w'abakobwa bacu ndabira mufate mu gihumbi urahazi zamura akaboko mufate mu gihumbi hanyuma ace bugufi hanyuma nawe umubwire uti mugabo mwiza ndakwakiriye iwacu hanyuma kandi ugire ubugira gatatu iwacu urabizi mwaratojwe nta mugore uha umugabo rimwe kirazira. Ongera umuhetesha inyota nuko hanyuma rero Rofero nawe umubwire uti mugore mwiza uti nzajya nguhahira ndi mu bukwe kandi untekere uko bikwiye hanyuma dusangire nuko kandi ntumuhe rimwe uzajya umuhata nuko hanyuma mureba agafoto keza kagenda hanyuma mugire muryaho muti cheers ku buzima bwacu mugafatire iyo bafatiye ifoto mwakabyaramo birakenewe mufatire aho ngaho nuko iyo foto ize gufatwa mugira muti ku buzima bwacu nuko hanyuma kare na marene mubakira ibyo mubaterekere hariya mbabwire igikoresho mubaterekere neza kagira imana mutubigurire. zirakamwa oyewe mawe akandi zikamirwa bose zirakamwa ndumva imiriki isuma niyagira zihamagaye ngo zijye kwambarira inkuru ngo nayihashe igiti ngiye gushora igeze ku irembo
amahirwe nasamureza dusangiza amaraso bashyitsi yahiye kandi bashyitsi beza muraho neza mwese umuryango mugari muraho neza natwe turateguye neza ubwo rero nitwe batahira tugiye kuvuga amazina y'izakwe Josiane turi buze kwinikiza n'amahamba ziro onze zose nizo wacabwa ingoni ingagi zigezemo mureke mbarenze ibibumbe ziranikigo w'ikicugide iyo ni iya rutuga n'izuba hembere ry'ingoni nyakura ziri mu mbita zirema ziragira umwaga wo hakumiwe erega habyaye rufuga mbere erega habyaye narumwagiye mbere maze mbarana ndirimbo namika ndirimbo urugamba ariko ryamwembe kandi amari bane menshi ninkundira ngabo imwe yanze kunywera mu mugendo kankombe nkongoroze kwa muganga zirayavoma ntuzapfurebe ngabo yica abagore ikareka abagabo ikaremera n'abari ku ruhimbi nuzaza urebe umujyanama n'inka ya namba nuzaza urebe sindagiza uwamaye singa imico abatayizi basindagiza amagambo n'inzirikira umuhira abahinzi bahinguye ruhaya nkunda amagazo mfizi nkunda rusengo mugore mwiza ntukarara umugabo ngwino mfizi nziza ntukarara ikibuka n'imvura nidahita ntugasiba imyugariro ababundi ukwezi kwigiye kw'ijuru unange nibura mw'iribane n'amazi yateye ishashi gutugare urumenera bahise mayere yayibanye injunga none incunzi yazinga kumugana cyane iri mu mihungu zawe ibintu cyane iri mu mukobwa uzabona umugore Uwinsazi yaryogosheshe ingiragira ry'umugondo zahakurwa mu yose bamwe zandaje hanze ndeba mu nzu zindaza bitinda ntabuza akaraga nkunda ko zigira izuba bishobora umuntu zikagira n'ububasha urugume weyambaye kugisa nahiranye ayiremba nzikumbura ko zirera abana zikunganira ba nyina dore ko yanze batutira batengana ngo ntibaturane wowe bambarira bangesha ngo uruhande rw'inyamireza ruzamara inka n'abashumba ku mari erega narabasubije nzarutabira kare kandi nzarwahurira kure nzarutegura ukingira urumwete rumwe rukingira umugongo nawe tukazazira senero n'intibari yabyaye indemera rugamba ziri ku murongo zagera ku bikingi by'amarembo zigasomyama amahembe zikavumera n'izari zakatiye ku kirere njyewe zari zakatiye mu kinigi zari zakatiye ku murwa w'intwari ya gikomando inyenyeri ya rubona ndimwe yamurikiye abakamyi n'abakamisha bakamahondo ntibaruheza na ngabo nzakuragira nuko cyamu cyamuribondo nkuragire mu mingo y'imuribondo nimwe yari yanze kwambukira ku cyambu cya Nyagafunzu ngo ingona zitayikora ku mukondo ikitera kondo ku murizo yari yanze kujyamira ikibero ngo abakecuru bo mu biheka batayirebera mwico basangura irakandagira amabuye agatubikana ibyari hasi bikajya hejuru nyabisindi gahinduka ubukombe yari yanze umukamyo donyi tukazicutse tuzitarukira tuganye muri izi mbone zavugiye mu kinigi reka nzivuge rugaragara rwiyemira aho wayishoboreje leta y'u Rwanda rukumagaze mu bwo bimeze ngo nayo ndingana rubwira amacumu y'indeko ruteza mbuga wambabuka mbere utinyurwa zose bivuga rwanya mu ngoma ya rugo mbere utirwicari mu biti muwazanika imirambo n'imirindi y'inziza joza mihigo ikomeje umwami rutayoberwa imihigo intwari ziyota imirana kwa muhigo y'ivuga izo bari imbere ya za rudahimika yifuza abanyamahanga urumana yaziremye mu nziza umwanzi ziyikura ku mubiri zivuga mujogeye zimutabyara izo ngabo ziremye umugabo zikamenya umugambi wo gutabara ni inkange zamenya amaso n'inyambura rutaribagira ingeri zidaturwa n'ingabo mbi imbone yawe uteza mbuga n'isati inyesheje amanywa numero utemba ku mubiri ibara ritatse mu rubera kurya zakundiwe n'ikirere zigahora ziziwe n'ikirezi zakaye imigisha y'inka n'ingoma ziratanga amata zigasarura
izo mbazure musemura garukiye umanzi butivuye ya rubangura miliyoni mbuzi yo mu rubamba irangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bayibwiye n'urwamo rw'amakombe wa rugamba narengera gushingurwa abanya mubiri yawe n'uwasezeraga bawe nawe wumvishe impuhwe zose nawe usigaye mu biraro bambonye barakorana batereka bo muzimanzi urugina baririmba twereka nyamigogo bacuranga ngo buri cumi ibihumbi iteka nuko ndazivuga ndazitatira kuri ego ndigigwaga n'ibizime narugamba rutigirwa n'imbaro umuntu uzima n'ukagira imana n'izacu ni nziza harimo bihogo by'amabere maremare amatungo abashumba ku ishamba abagore n'abakazana basiganwe kugemura irare rikarerera abana rigira umuhondo urera ibibondo ngewe nayishe ingeri harimo gitare gitabeje umukondo umukobwa yinyoye amata imurinda kugumira muri aho mwamfuramo muri aho nawe ukagira imana uko mutureba hano twebwe turabatahira cyangwa se abavuzi b'inka nitwe twagize amahirwe yo kumenya Yesu Kristo bwa mbere igisigaye rero ni ugutya tugakiranuka ahasigaye tukigira mu ijuru uwo mwami ntiyavukiye mu mategura uwo mwami ntiyavukiye mu itaje uwo mwami ntiyavukiye mu matara ahubwo yavukiye mu bikombe by'i Yerusalemu aho dutarika amatara n'ahubwo ubutunzi bwavuye ishi nuko nuko izo nkari zirimo rutetero waramba imbaraga rw'ambabazi ikabana na rujyamambaraga zikaba inyambo zoteye amahembe zikagira amaso haramba heza n'amahembe haramba isuku zigatanga amata zigasa n'umwaka bahamagara ubwanga bwabo bwa nyirigira ubwo yitabana na ruganga igize urugangazi zikagira umurimo na wazo rudahumbira induru rwambirima yawe rugo ruhindi ngoga n'ingagi inziza n'u Rwanda turazigira izo nda ziravuza inzara mu nzira ikigo mubanzi zikaba inzego batini nziza zirakaba inzira nyamara aho mu mataba batengutse batumuteye batabara n'igihugu batumutembe mwaga turamutembe tumutera imunigo muturarwa batega mutayero batabara n'igihugu nuko urwo nzira ngo yajaziyana zikubisa amaso araturika rari mudataka natabara ati mutahirwa yawe nawe wene nifuza kuronderwa inteko yose nawe ndi umukobwa abahiriwe bayibindutse yiziriye mu bihinga rwa Kibira nimuyitangatanga mu bitange ku gitaramo tumutahane mu mutereka amata mutemba cyose nuko ndazivuga ndazitakarira babyeyi abantu bumvisha tuvuga amazina y'inka bagira ngo turi imwe muri zo mureke nivuga nishongore kwa data mwakagira inka mandindangamirwa ndindashyikirwa ndindengarana n'isirimana rungwanyoye ntayoberana n'ibihonda byabise ibihonda ababyeyi mwahemba ikivuguto amatama yabo agatemba itoto batugenda gaje nziza n'ugacogore n'ibitaramo byiza n'ibyo bikesha abageni beza n'ibyo batanga ubucuti bwiza nk'abusha umuhangiro wabuze imana nta rushinga adatangariza ntamuha umugeni babyeyi rero mutwemerere nimutwemerere rwose babyeyi beza nanjye rwose babyeyi mutahure mwiza uretse gucutsa nyir'ingoma ni amarere y'inyana zigera n'inkiko zitandatu imbere y'abagabo dore Imana yazigize urwego badashyikira izihunda urugwiro batagumira bayicukije bayita mugabo w'igema aho batinya inkuba zishinga imyato y'ingoma iya ruterezambuga rwa mpabuka ikaba impangazamihigo y'umuzimatovu ntiyibangira iminega y'indeko ihora ishinga ibigo by'inanutse ndangukiramihigo baririmba rwogera munsi y'imihigo amashyi menshi umwuka agira Imana mu muryango mugari amashyi y'inka n'umukono w'imbo rwose mukonuko babyeyi beza rero muteraniye muri iyi ngando muryango mugari bashyitsi bahire kandi bashyitsi dukunda mudukundire dushyikirize ababyeyi inkuyo n'inkuyo y'inka ntitwabatonga icyo bagukoza barakizi hanyuma nabo badukundire bayakire mubyeyi mwiza ibiganza byangabiye inkingi negamira nkema wowe wangabiye akatsi kepfo n'akaruguru ngatunga kurusha mirenge ku ntenyo nkundira wakira ingoyi y'inka tagira Imana. urakoze muhungu wanjye nanjye reka nguhe umugisha kandi nguha uburage kibondo canje rero cyo mpereza ico kibando ndabona rirenga
nanjye ndengera nkugira inama. Tutambuka utora agasamba aho mu kirambi ukarambike aho mu nkike. Ikindi nambariye ku rugamba niyo nshaka kuvugiraho ijambo. Rero umuhungu wanje nukura ukora ukunda ukanga kwangana no kwangiza uzaramba kandi urumbuke. Guhaye umugisha wa kibyeyi. nuko urakoze data mwiza. nuko wamfurawe wateye neza munyemerere mwakirize ubundi mumurere ku nkoni yanjye maze mumurere mu ruhanga mumugisha ubundi ndisubire mu rwuri. Murakoze umutima mwiza mwakeye mu mpare murakomeze muragire neza kandi Imana izabumvirisha ukomeze kuragira neza inka zacu zirusho twuke. Murakoze cyane. Atira mutahira mwiza dutaramuka ubone mu mureka agende rubanda radiyo yawe nimumureba aragiye yewe n'inka zibujyanye rubanda radiyo yawe nimumureba aragiye yewe zizajyana n'abandi rubanda radiyo yawe nimumureba aragiye bagiye datayamaye agakenyero ntegereza nawe migendere musaza wanjye amadakeni barabona banjye bamerekeza imbere kugira yawe nimumureba nuko ndibucera itabaza ndirugusha n'intore n'intwari zagize imena ndivanzira udahunga nengera abatunga ndirutagarama ku rugamba nkabigara n'inyenzi igerere bidazatashye kwa kiraba ndirusukiranya musakura udatekereza ibitari bwa mitunga gira ikirere nimarise ntugendera neza uko bashaka ndakwiye nanjye ndicogera ndishaka barabimariye ngo nirushize nireka marusha ngirutashoboka bifite imigamba zabishije umutuku miryango migari babyeyi beza mutubyara babyeyi biganza bigari tuze n'intuza turabashimiye reka dusubire mu rwuri murakagira Imana. Urakoze mwambutsa Damascene. Reka nsabe umuryango wacu urugo rwacu rw'umusaza Kavano Jean Baptiste. Umuryango mugari rero reka dukomeze twishimira abasangwa dusanganywe maze dutange amashyi n'impundu. Umuryango mugari rero mu izina ry'umuryango ry'urugo rw'umusaza Kavano Jean Baptiste ndabashimiye kandi nanjye nishima. Ndakoresha rero iyi mvugo ngira nti ubundi kuvuka heza ntako bisa, kuvuka neza si ibya bose. Isuku igira isoko naho umwanda ukagira akazi. Njyewe rero namwambutsa ibyo nibyo turusha abahandi. Twebwe twavukiye mu rw'imisozi igihumbi, igihugu gitemba amata kigatemba ubuki, igihugu cyakuriyemo ibirunga kigahorana amahumbezi, mbese aho bahora bagacura ababyeyi bagahora biteze urugori. Mwambutsa rero inshuti nk'amaguru dukomeje gushima tubashimira. Ubundi nk'uko nabikubwiye ngo umuryango w'abarihira babaramira ni umuryango mugari kandi umuryango uzira ikinegu, umuryango ucurangwaho inama kandi inama z'urukundo. Rero reka mwambutsa nk'uko wampaye uyu mwanya, ubundi namuhagurutse n'ishaka mu izina ry'iriya sibo ya cenda y'abatwara sibo. Ubundi baravuga ngo kuragira ni ugucura, kandi iyo butije imvura iragwa. Mwambutsa rero umuryango mugari twazanye, ariko nanone hari abo twasize mu rugo, ba bandi basigaye badufatiye iby'uburyo. Batubwiye ngo tukubwire ngo umuryango w'umusaza Ndiramiye Leonard uduhere amaboko, usige ibyuya itahe ryo mu busa.
muri uyu mwanya rero mu izina ry'umuryango mugari turimo tubasezeraho ariko tunababwira ngo muri imfura kandi muri imfura zitari impfunya kandi aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Hano hari amacumbi umuco wacu niyo gutebutse. Umwanya wanjye urakoze cyane, muyakire, iyi niyo gutebutse. urakoze cyane. Nasabaga ngo umuhungu wanjye yigire hano hino umusangiza w'amagambo. ni inzoga itebutsa umunsi wo kubahekera, kandi natwe nk'umuryango wa Leonard Ndiramiye turi imfura zitari impfunya, ntabwo badusaba umugeni ngo tureke kubahekera, ahubwo ku itariki nk'iyi ngiyi, ku isaha nk'iyi, ndavuga itariki ya 9 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2005, turabateguje, mugende rwose mutwitegure mwese. tujye juru tubanze twiragize Rugira udohora hafi, yaduha inshuti nk'izi, abashyitsi nk'aba bakadasohoka, tugahora tumuhimbaza. ngaho mujye juru dushima Imana. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibisha, n'isi izabone guhinduka. Dusabe Imana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen.